tuguhaye ikaze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe kwimenya cyangwa kwisobanukirwa. Turareba ko ari ngombwa kumenya mu by'ukuri uwo uriwe. Turarebera hamwe kandi ubushobozi bw'amarangamutima, imbaraga amarangamutima yacu afite mu buzima. Umuntu ari muzima, mu bwonko bwe hahora hatambukamo ibitekerezo byinshi ku gipimo gihambaye cyane. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko ku munsi mu bwonko bwacu hashobora gutambukamo hafi ibitekerezo 70,000 kandi birenga 80% muri ibyo byose biba ari ibitekerezo bibi, biba ari ibitekerezo biri negative. Ibi bitekerezo uko bitambuka hari amarangamutima n'ibyiyumvo dusigarana. Ibi byiyumvo bikaba ari byo bigena uko uri kugaragara mu isura yawe, waba ugaragara neza cyangwa ugaragara nabi. Uburyo ugaragara nabyo bikaba igipimo kigaragaza uwo uriwe ndetse n'icyizere ufite muri wowe. Uburyo ugaragara kandi ni imbaraga ikomeye ishobora kuzamura igikundiro kuri wowe. Abantu bakakwishimira cyangwa bakabona uri umuntu badakwiriye kubana nawe. Ibi birakwereka ko uko biri kose ukwiye kugira uburyo ugira akamenyero bugufasha gushyira ku murongo amarangamutima yawe. Kurikira iyi video ugere ku musozo, uraza kubona practice cyangwa imyitozo izagufasha gushyira ku murongo imbaraga z'amarangamutima yawe. Ngewe wumva ni Hakorimana Eliel. Wibuke gukora subscribe kuri iyi channel niba unyuzwe n'iki kiganiro, kugira ngo ujye ubona n'ibindi ku buryo bukoroheye tukibishyiraho. Amarangamutima n'ibyiyumvo ni imbaraga, ni life drivers cyangwa umushoferi w'ubuzima. Amarangamutima akoreshejwe neza ni imbaraga zakuyobora ukagera ku byiza, ariko nanone iyo akoreshejwe nabi ahinduka umwanzi mubi cyane mu buzima. Iyo ibitekerezo byawe bitari ku murongo, uhorana intambara z'ibitekerezo muri wowe. Ibi bigatuma witakariza icyizere kuko uba usa nkaho nta cyerekezo cyangwa uruhande uhagazemo. Muri make uganzwa n'ibyiyumvo bibi kuko ibitekerezo bibi nibyo biba ari byinshi mu bwonko bwawe. Aha ni hahandi ushobora gusanga umuntu afite nk'agahinda kandi nta mpamvu mu by'ukuri igaragara mu bifatika. Abantu bakaba bakureba ariko wowe wumva umeze nkaho uri mu yindi si itari nziza. Self knowledge, kwimenya cyangwa kwisobanukirwa, ni ukumva ugasobanukirwa ibitekerezo byawe n'ibyiyumvo byawe, ukamenya ubushobozi bwawe ndetse n'ibintu bigutera imbaraga. Kwimenya, umuntu abivuga twumva ari akantu koroshye cyane, ariko nyamara siko bimeze. Kuko niwitegereza mu buzima turimo uzasanga hari benshi batiyizi, yewe nawe unyumva ushobora gusanga hari bimutazi ku buzima bwawe. Kwimenya ni fondasiyo yo gutera imbere mu bumuntu, imyumvire ndetse n'imyitwarire, ndetse ni fondasiyo yo gutera imbere mu kazi kawe ukora. Iyo wisobanukiwe, uhuza imyitwarire yawe n'ibikubereye, ndetse n'uburyo ukoramo imirimo yawe burahinduka, bikagufasha kuzamura umusaruro wawe. Igihe ubashije kwisobanukirwa, bizagufasha gukura. Igipimo cy'ubwenge cyawe kizazamuka. Gusobanukirwa imbaraga n'intege nke zawe bizagufasha kandi no gusobanukirwa ubushobozi ufite n'intego zawe. Bizagufasha nanone kumenya ibintu wagize akamenyero bishobora kuba bigusubiza inyuma. Kwimenya kandi bizagufasha kuzamura imibanire n'abandi ndetse no kugira intego zisobanutse mu buzima. Inshuro nyinshi twirengagiza amarangamutima yacu n'uburyo twiyumva. Nyamara amarangamutima n'ibyiyumvo byacu bishobora kuza ari message ituyobora mu nzira ijyanye n'abo turi bo nyakuri.
Kwimenya biduha kugira awareness cyangwa kubaho igihe cyose turi maso mu buzima bwacu, twitaye ku bibera mu buzima bwacu ndetse no mu mibiri yacu. Kwita ku marangamutima yacu n'ibyiyumvo byacu ni ngombwa cyane. Dukora iki kiganiro twifashishije igitabo cyitwa The Heart of the Soul, Emotional Awareness, cyanditswe n'uwitwa Gary Zukav. Avuga ku bijyanye no kwifashisha amarangamutima mu gukuza ubwenge ndetse n'uburyo ufatamo imyanzuro. Avuga ko amarangamutima yacu mu gihe twaba tuyagendeyeho nk'ikimenyetso cy'imikorere ihabanye cyangwa ihuza n'umutimanama wacu, amarangamutima ashobora kutubera ishingiro ryo gutera imbere mu buryo bw'umwuka no gukuza imitekerereze yacu. Avuga ko dukwiye kwita ku marangamutima yacu kugira ngo tubashe kumenya ibyo twakora ndetse n'amahitamo adufitiye umumaro. Amarangamutima meza, ubwo ni ibyishimo, amahoro, urukundo, bitwereka ko turi mu nzira ihuye n'intego shingiro y'ubuzima bwacu. Naho amarangamutima mabi nk'ubwoba, umujinya n'umubabaro bitwereka ko muri twe hari uruhande rw'ubuzima rukeneye kwitabwaho, rufite ibikomere rukeneye gukira, cyangwa urwo ruhande rukaba rukeneye guhinduka. Hakaba hari ibintu ukeneye guhindura uko ubibona, cyangwa imyumvire runaka ukeneye guhindura. Zukave agaragaza cyane impamvu ari ngombwa kubaho witaye cyane ku marangamutima no kwiga kuyasobanukirwa byuzuye, kuko ashobora kutubera umuyobozi utuganisha ku buzima bwiza kurushaho, ubuzima bwuzuye kandi bujyanye n'amahame y'umwuka. Ibi ntibizadufasha gusa gukura mu marangamutima, ahubwo no kubaho neza muri rusange ndetse no gukura mu buryo bw'umwuka. Iyo twiyumva neza, bivuze ko tuba turi mu murongo umwe n'umutimanama wacu cyangwa subconscious mind yacu. Aya marangamutima meza abatwereka ko ibikorwa byacu n'ibitekerezo biri mu murongo mwiza ujyanye n'indangagaciro zacu, bituganisha ku buzima butunganye. Kwifashisha amarangamutima tugambiriye gukura bidufasha guhitamo ibikorwa bidahutaza abo turi bo ba nyabo, our true selves. Iyo amarangamutima akoreshejwe nk'igipimo cyo kwiga, bidufasha gutandukanya amarangamutima afasha umwuka wacu gukura ndetse n'amarangamutima ashobora kutubuza gukura mu buzima bwacu bw'umwuka. Amarangamutima mabi nk'umujinya, ubwoba n'ishyari atwereka ko twatandukiriye indangagaciro zacu. Mu busanzwe, iyo umuntu yiyumvisemo aya marangamutima ntabasha kuyakira, ahubwo yumva ko kuba yiyumva atyo ari ukubera abandi bantu cyangwa kubera ibintu yaba yarahuye nabyo. Amarangamutima iyo uyafata nk'ubuyobozi, wumva ko ari ikimenyetso gikwiye guhabwa agaciro, kikwereka uruhande rw'ubuzima rukeneye kwitabwaho byihariye. Byaba ngombwa hakagira ibyo uhindura. Urugero, guhorana umubabaro bishobora kukwereka ko ari igihe cyo kugenzura inzira urimo cyangwa umubano runaka urimo, cyangwa biranashoboka ko hari ibikomere by'ahahise bishobora kuba bigutera kumera gutyo, ukaba ukeneye gukira. Kwita ku marangamutima ntabwo ari ukumenya amarangamutima gusa, ahubwo ni ugusobanukirwa inkomoko yayo n'icyo asobanuye mu buzima bwacu bw'imitekerereze ndetse n'ubw'umwuka. Iyo tuyifashishije nk'ikimenyetso kitwereka aho tugana, bidufasha gufata imyanzuro ikwiye ijyanye n'indangagaciro zacu, bikadufasha kandi gukuza ubwenge bwacu no kwaguka mu buryo bw'umwuka.
Hari ibintu bitandatu rero umuntu ukeneye gukura akwiriye kwirinda mu buzima. Ikintu cya mbere ni ugushinja abandi. Kumva ko abandi bantu ari bo ntandaro y'ibiburimo n'amarangamutima mabi wiyumvamo. Guhagarika gushinja abandi bizatuma umenya uruhare rwawe mu byabaye. Bizatuma kandi uba umunyembaraga, bigufashe kumenya gufata inshingano. Ugomba kandi kwirinda gushyira umutima cyane ku byabaye. Ibi bituma amarangamutima akuganza. Kubirenga bizaguha kugira umutima ufungutse, bigufashe gusobanukirwa neza ubuzima. Ugomba kwirinda kandi gushaka guhindura uko ibintu bimeze. Gushaka gukontorora abantu cyangwa situation bituruka ku bwoba no kudatekana. Kwakira uko ibintu bimeze ugatuza bigufasha kugira amahoro no kwakira impinduka mu buzima. Ugomba kandi kwirinda defensiveness, guhangana ugambiriye gucecekesha situation. Ibi bishobora gutuma udafata isomo ku byabaye. Nuhagarika guhangana, bizagufasha kwakira ingaruka z'ibyabaye utuje. Ugomba kwirinda kandi icyo twita victimhood, cyangwa kwiyumva nk'inzirakarengane. Ibi bishobora kukubuza guhinduka ngo ube umunyembaraga. Kubitsinda bigufasha kumenya ubushobozi ufite bwo guhindura amateka no guhangana n'ingorane ushikamye. Ugomba kandi kwirinda resistance to change, cyangwa kwanga kwakira impinduka. Ugomba kubyirinda. Ibi bigaragara nko kwanga ibitekerezo bishya cyangwa kwanga kwemera impinduka, kandi izo mpinduka zakabaye zituma urushaho gukura. Kwemera ukakira impinduka bigufungurira amahirwe mashya, bikaguha ubushobozi bwo guhinduka mu buryo bugufitiye umumaro, guhinduka positively. Iyo umuntu abashije gutsinda iyi myitwarire, bimufasha kugendana n'indangagaciro ze, agafata ibyemezo biyobowe n'ubwenge aho kugira ngo ayoborwe n'ubwoba cyangwa akamenyero. Hari ibintu bitanu rero twabegeranirije byagufasha kwimenya no kwisobanukirwa. Ikintu cya mbere ni ugufata umwanya ukitoza meditation. Meditation ni uburyo bwo kwireba mu bwawe no kuzamura ikigero cyo gukanguka k'ubwonko bwawe. Meditation ni umwanya wo gusukura ubwonko no kwibaza ibibazo bitandukanye, birimo nko kwibaza uti intego zanjye mu by'ukuri ni izihe, cyangwa ni iki nifuza kugeraho. Kuyikora buri munsi byagufasha kurushaho gukanguka mu bwenge no mu marangamutima, ndetse no kugira ibitekerezo bisukuye. Icya kabiri ni ugukora lisite y'intego zawe. Iyo umaze gusobanukirwa neza intego zawe, ufata ikayi ukazandika. Rimwe na rimwe hari igihe uba nta byo gukora ufite, bigatuma wumva nta kuraje ufite mu buzima. Iyo ukoze lisite y'inshingano n'intego z'igihe kirekire, bigufasha gushyira imbaraga zawe ahantu hamwe. Bigufasha kandi kugira icyerekezo mu buzima. Izi ntego umaze kuzandika, umaze gukora lisite yazo, biba ari byiza kuzisoma buri munsi, ukagira umwanya wo kuzisoma, cyane cyane mbere yo kuryama cyangwa se mu gitondo ukibyuka. Icya gatatu cyagufasha, you have to be objective. Ukwiriye kuba umunyakuri kuri wowe. Ni ibisanzwe ko rimwe na rimwe umuntu yihagararaho akiyerekeza mu byiza, ariko ukwiye kujya ugira igihe ukaba inyangamugayo kuri wowe, ukibwiza ukuri, haba mu bijyanye n'umurimo ukora cyangwa imyitwarire yawe,
ukareba ibitagenda neza udaciye ku ruhande, ugafata inshingano mu myitwarire yawe. Iki ni ikintu cy'ingenzi udakwiye kwibagirwa mu bijyanye no kwiyitaho. Icya kane, accept yourself. Iyakira ubwawe uko uri, emera uwo uriwe. Kwisobanukirwa no kwiyakira ni ingenzi kugira ngo ubashe kwiyitaho bihagije. Urugero, ushobora kwisanga ugerageza ibintu utumva neza kandi hari abandi bantu babikurusha cyane. Kuba hari ibyo utazi si bibi, bye kugutera complex. Urasabwa gusa kubyakira ukemera ko ariko ibintu bimeze mu cyimbo cyo kwerekana ko washobora byose. Tutitaye ku ndangagaciro zawe, kandi ukwiriye kumenya ko iyo wigiriye icyizere n'abandi bazakikugirira. Ugomba kujya ukora yoga. Icyo ni ikintu cya gatanu kizagufasha. Yoga ni imyitozo y'umubiri. Gerageza imyitozo y'umubiri ikangura imbaraga. Iyi ni imyitozo ifite ubushobozi bwo guhuza umubiri n'ubwonko, igufasha kwexplora umubiri wawe no kongera ubushobozi bwo gushyira umutima mu gihe urimo cyangwa ku byo urimo gukora, icyo twita present moment awareness. Ni imyitozo ushobora gufata nk'umuvuzi w'imitekerereze ndetse n'umubiri. Iyi myitozo ifasha umubiri, igafasha ibitekerezo ndetse n'ubuzima bw'umwuka. Byinshi kuri iyi myitozo biri muri video ibanziriza iyi ngiyi. Niba wanyuzwe n'iki kiganiro, iyi video nayo ushobora kuyireba, ivuga impamvu ikomeye imyitozo y'umubiri ari ingenzi. Ntugende udakoze subscribe. Ufite inama cyangwa ikindi gitekerezo ubitwereke muri comment. Murakoze cyane.